Nshuti bakunzi ba none Official TV, uyu munsi tubazaniye inkuru yihariye y'umwana udasanzwe wagaragaye mu Rwanda akanyura imitima y'abantu ibihumbi kubera ijwi rye, uburyo avugamo amagambo akanyura kandi akabihuza n'ubushishozi bwo gusetsa abantu no kubagarurira ibyishimo. Uyu mwana azwi ku izina rya Mutagatifu Alex. Ntago ari umwana ufite ibitangaza by'amafaranga, ahubwo afite impano y'umucyo, ijwi rituje ariko ryinjira mu mitima. Ni umwana waririmbye indirimbo imwe gusa bikamuhindurira amateka. Abantu bararira, abandi baraseka, ariko bose bagasigara bafite ihumure. Mutagatifu Alex yavukiye mu muryango usanzwe utagira byinshi byo kwiratana, ariko ufite indangagaciro zikomeye nk'uko abaturanyi bamuvuga. Alex yakuriye ari umwana uca bugufi, uzi kumvira kandi utajya uhutaza abandi. Bavuga ko kenshi wasangaga yicaye imbere y'inzu agerageza gusubiramo indirimbo yumvise ku rusengero. Iyo ababyeyi be bamushakaga bamubonaga yishimye ariko yitonze, asa n'uri kuvuga Imana. Umunsi umwe Alex yahawe mikoro aririmba indirimbo yo guhimbaza Imana mu rusengero. Abari aho batunguwe n'uburyo ijwi rye rito ryari rifite amarangamutima akomeye. Hari uwafashe amashusho ayashyira kuri telefone, asakara mu matsinda ya WhatsApp no ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok ndetse na Instagram, tutibagiwe na YouTube. Mu gihe gito abantu benshi batangajwe n'uko umwana muto gutya ashobora kuririmba amagambo akomeye nk'ayo, ataravangiye amagambo yo kwishongora cyangwa gushaka indonke. Ikidasanzwe kuri Alex ni uko atari ijwi rye ryonyine, arasetsa cyane. Uburyo yaririmbye iyo ndirimbo, amagambo y'Ikinyarwanda yashyiragamo ibintu bisa nk'aho ari umunyu n'isenda, azamura umunwa agenda awumanura, bigatuma abantu benshi basiga kandi mu buryo butabyo kunegura Imana. Abari aho bavuga ko hari igihe yavugaga ati nimunyumve neza, ndirimba nk'uko mbishoboye, maze abantu bakishima abandi bagaseka, ariko bagasigara bumvise ko ubutumwa bwe bufite ireme. Kuri none Official TV, iyi ni intangiriro yo kumva ko abana bafite impano nyinshi, kandi urwenya rw'umwana muto nka Alex rutuma abantu barushaho kumukunda. Ababyeyi ba Mutagatifu Alex bagerageza uko bashoboye kumurinda. Ntago bashaka ko abantu bamwitwaza bamushora mu bitaramo byinshi bitamufasha, cyangwa ngo bamugire igikoresho cy'ifaranga. Bamutoza gusenga, kumvira, gukinana nk'abandi bana no gukomeza amashuri. Ibi byose bigaragaza ko ijwi rye rizakura neza ridacogoye, kandi rizaba umusemburo w'umucyo ku bandi. Mutagatifu Alex yaduhaye urugero ko umwana muto ashobora guhindura isi akoresheje ijwi rye. Hari umugore wabyaye abana batatu wavuze ati iyo numva indirimbo ya Alex umutima wanjye uraruhuka, ijwi rye rirampumuriza. Hari ubwo umuntu aba afite ibintu bimutera agahinda, ariko iyo umwana muto akubwiye amagambo y'Imana mu ijwi rye biragukomeza cyane. Abana bagenzi be baravuga bati niba Alex ashobora guhagarara akavuga amagambo meza, natwe twabishobora. Ibi birerekana ko atanga icyizere ku rubyiruko. Alex ntaririmba gusa, arasetsa mu buryo butesha agaciro ubutumwa budafite umumaro. Ibyo bituma abakuru n'abato bamukunda kurushaho. Iyo ari imbere y'abantu agaragaza ko gukunda Imana bitavuze gusa guceceka ngo uhorane agahinda, ahubwo bishobora kuzanira abantu ibyishimo n'umunezero. Inkuru ya Mutagatifu Alex itanga isomo rikomeye. Iki bya mbere ni gukunda umwana wawe, umutega amatwi. Mureka avuge, aririmbe, aseke, ariko umurinde abazamugusha mu bishuko. Mutoze gukomeza amashuri no kugira imyitwarire isobanutse. Umutoze ko Imana ari impano y'Imana, atari ikiraro cyo gushakiraho indonke. Niyo mpamvu nkomeza kubwira ngo kandi subscribe kuri none Official TV, byubasha kubona amakuru yacu agiye atandukanye. Uko nguko niko Alex yamamaye, ndetse hari byinshi wamwigiyeho kandi hari na byinshi tukimwigiraho. Kandi subscribe kugira ngo tubane buri munsi.